Reka ngushimire nanone wowe udahwema gukurikira ibiganiro bigenda binyura aha ku rubuga rugiye rutandukanye, yaba Facebook ndetse na YouTube ndetse n'izindi mbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Reka ngushimire wowe tubana igihe cyose, ni amakuru agiye acicikana. Ekipe ya PLFC nguko twatangiye mugenda muyibona yamaze kuba yamara gutangira imyitozo. Uyu ni umunsi wa kabiri aho imyitozo irimbanyije. Murabona abasore bacu harimo Denis Omedi ndetse na abenshi bamwita Togimel ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ni umunsi wa kabiri aho batangiye kuba bakora imyitozo, ndetse muramubona kabisa nimero gatatu waje gusimbura uwitwa Niyomugabo Claude. Kabisa ni ibintu bishimishije, dore ko ino ekipe ndetse yamaze kuba yazanamo amaraso masha, yakongerera abandi amasezerano, bakaba barabigezemo neza cyane. Se kuri wowe urebye ari ninde ugomba kwambara igitambara cy'ubukapiteni hano muri ino ekipe? Kuko uwari ucyambaye ntabwo kugeza ubu ngubu ntabwo hari amakuru avuga ibyo azerekeza muri rusange. Muramubona ni umunyezamu kabisa waje aturutse, muramubona kabisa nguyu ngakuramo ibitego, ngakuramo amabao menshi cyane ku buryo atagereranwa cyane nk'uko bigiye bitandukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Shampiyona iri hafi gutangira ndetse na Sekafa Kagame Cup nayo irarimbanyije vuba cyane. Kabisa bigiye bitandukanye muri rusange. Abasore benshi bamaze kuba batandukana nayo nk'uko mugiye mubizi, amadosiye yaragiye, ariko nubwo abafana batabyumviseho kimwe ndetse n'abayobozi, ndetse n'uwitwa Dauda Yusufu nawe yamaze kuba yasohoka muri ino ekipe. Biracyavuga yuko Niyomugabo Claude agifite amahirwe yo kuba yaza, ariko uko byagenze kose abo bari bafitanye akanama harimo Byiringiro Jean Gilbert ndetse na Yunusu bo bamaze kumuvamo, bamara kuza kongera amasezerano, dore ko bari batse miliyoni 100, abangaba bakaba baremeye miliyoni zigera kuri 50. Ikipe ya PLFC ndetse na Rayon Sports ziri kwitegura Sekafa Kagame Cup igiye gukinirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakipe menshi ndetse n'abantu benshi bari kugenda bakotinga bavuga ati ino ekipe ya PL dore ko ijya ibasha gusa kuba yatsinda Kagame Cup yabereye mu Rwanda. Ese bizashoboka? Abayobozi barabyiteguye ndetse bazanyemo n'abakinnyi benshi beza. Reka turebe aho bizaherera. Nari Joshua nk'ibisanzwe, genda ukande subscribe. Imana iguhe umugisha kandi ugire ukwibohora kwiza.